Umuzamu Olivier yagize ibibazo nicyo gituma mutamubonye yaje yo guhata mu kibuga umukinnyi utameze neza urwaye yivuze abanza kiramere neza hano nyumva aperi zatsinda bike iyo siporo mbonye hano mu kibuga wallahi babirayi aperi bike zatsinda. Yes, hari kuri iki cyumweru tariki ya 19 kwezi kwa 4 2026 ni match yaberaga kuri stade Umuganda mu karere ka Rubavu. Kipe ya Rutsiro Football Club yari yakira ikipe ya Rayon Sport wari umunsi wa 27 wa shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda Premier League. Ikipe ya Rayon Sport iriye gukina uyu mukino nyuma yuko yari imaze iminsi itabona amanota 3 imbumbe cyane ko muri resulta zayo yego ntitsindwa ariko nayo kubona amanota 3 nyine yatsinze biragorana cyane kuko heruka kubona amanota rwose haciyemo iminsi myinshi. Kipe ya Rayon Sport bitunguranye mu karere ka Rubavu yatunguye abafana bayo cyane ko batari babimenye mbere. Ni igikorwa cyo kwibuka bakoze mbere yuko binjira muri match yagombaga kuba ku isaha y'isa 9. Rayon Sport nyuma yuko yari soje icyo gikorwa berekeje kuri stade Umuganda ariko bitunguranye basanga hari abakinyi badahari barimo Kwizera Olivier utari wagiye mu karere ka Rubavu, barimo Asumani Ndikumana, barimo umuvandimwe witwa Yusudiyanye ndetse bwo tutibagiwe na Bedi Bigirimana. Ubwo Mugisha Yves nawe ntiyarahari. Ubwo ni Rayon Sport nyine yamanutse mu karere ka Rubavu ifite abakinyi bagera kuri 19. Kuri interviews zigiye zitandukanye twagiye tubakusanyiriza buri ruhande rugenda rusobanura ikibazo cyabaye nyine mu buryo butandukanye, ariko hari n'ibyo amakuru abaturuka ku ruhande abagenda avuga nyine nibyo nje ngo tuganire hano kuri The Quick Times News. Kanda subscribe, kanda like, share ndetse na comment ubundi tubane mu makuru arambuye nkubwire buri kintu cyose uko gahunda zimeze. Reka duhere ku mutoza Haringingo Francis Christian nyuma yuko abajijwe ku bakinyi batagaragaye kuri match bakinaga na Rutsiro. Twumva icyo yasubije noneho tuze tugira n'ikindi nyine nibyo tugenda tuganiraho gatanu ku kandi rwose. Umuzamu Olivier yagize ibibazo nicyo gituma mutamubonye yaje. Yusu nawe nyine yarababaye, Chris yarababaye, Abed nawe aracyari ko aragaruka. Nibaza yuko kuri opportunity twari dufise twashoboye kugerageza ku exploiter abakinyi dufise, tugerageza no gukora ibishoboka byose turabe yuko bagira. Nibaza yuko rero twajenga hano kuri bande touche twari dufise abakinyi 19. Nibaza ko prochainement kuri match zikurikira dushobora kurikipera abakinyi 2 cyangwa 3 kugira dushobore kuba dufise possibilité nyinshi zo gukina. Haringingo Francis Christian baya ku mukino we wa mbere nk'umutoza w'ikipe ya Rayon Sport kuri touchline ati twaje dufite abakinyi 19. Rushema Chris arafite ikibazo cy'uburwayi. Abedi Bigirimana nibwo akiri gukira ntago araboneka ntaramera neza. Isudiyanye yarigize akanoka ndetse Asumani ntawe uhari. Kwizera afite ikibazo ariko turibaza icyo kibazo batavuga kimeze gite. Hari uruhande rwa bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bavuga bati ni mandi game yo kuba bavuga ko bakinyi badahari kugira ngo bitegure neza umukino wa Gorilla bo muri Peace Cup bazakina kuwa 3, kuko cyane ko ngo bo batekereza ko Rayon Sport ariho hantu honyine isigaranye amahirwe yo kuba yabona igikombe, ariho bishoboka. Abandi bakavuga bati Rayon Sport kuri aba bakinyi banze gukora imyitozo cyangwa banze gukina ku bushake kubera yuko batarahembwa, kuko banavuga yuko ngo harimo bamwe muri aba bakinyi bavugwa ko ngo bafite ibibazo bya discipline.
icyo kibazo cya discipline Zandani nkuzaniye nuko hari bamwe mu bakinnyi ngo bafashwe mu ijoro ryo kuwa gatanu ngo basinze, bikavuga ko muri aba bakinnyi uko ari batanu batari bahari ku munsi w'ejo baranakubwiye, hari bamwe nyine basanzwemo rwose doze zigeze kure cyane, bakavuga bati we nta kintu wadufasha n'ubundi we sigara. Ayandi makuru akavuga ko rwose harimo n'umwe mu bakinnyi ku munsi w'ejo mu babanje kuri bench, ubwo ndirinda kujya mu mazina, ubwo abakurikiye umukino kuri The Quick Times News uriho, niba utarakurikira usubire ujye kureba, ubwo mu bawukurikiye nyine amazina y'abakinnyi ba Rayon Sport basimbuye ubwo urabazi. Harimo umwe mu basimbuye rwose ngo nawe wari uri muri abo ngabo, ariko ngo amaze kumenyera, amaze kubikinya, ngo niyo rwose ngo yabavuye kugaterekamo amacupa nkangahe rwose ngo nta kibazo aba bafite. Ibyo ngibyo biba bigenda bivugwa nyine, ariko igihari nuko Rayon Sport ku munsi w'ejo ku cyumweru bakinnye umukino batuzuye, badafite abakinnyi buzuye. Fedo match ijyaho abakinnyi 20. Ejo ku munsi w'ejo Rayon Sport yari ifite abakinnyi 11 bari mu kibuga n'abandi bakinnyi bonyine 8. Ubwo byumvikana ko bari bafite 19. Umutoza agashindwa kugenda asimbuza nabi ndetse no kutamenya uburyo bwo kubyaza umusaruro amahirwe make yababona, ariko nyine urumva buri wese abavuga ibye. Reka twumve Wasili nawe yagize icyo atangaza ku bakinnyi batari babonetse ku munsi w'ejo, ariko agira n'icyo atangaza nyine ku mikinire ikipe ya Rayon Sport muri rusange. Na Didi araza kuba ameze neza cyane kuruta. Ntekereza ko rero nta mpamvu yo guhata mu kibuga umukinnyi utameze neza, urwaye yivuze abanza akiramere neza. Kwizera Olivier n'umuzamu mwiza, n'umuzamu w'equipe nationale, n'umuzamu wa mbere mu Rwanda, ariko ntago ari ngombwa ngo akinavunitse, ntago ari itegeko ngo akinavunitse. Hanyuma Kwizera Olivier n'umuzamu wa mbere mu Rwanda, ariko nta mpamvu yo kumukinisha avunitse. Ati twazanye n'abandi bakinnyi n'umwanya wo kugira ngo nawe babe bakina, ariko ubwo ndakwibutsa ko umukino wa mbere Haringingo Francis Christian nawe yawunganyije nyuma yuko umukino wa mbere wa Afame Rotif yawutsinze Bruno Feraka nganya na Itenseri. Haringingo nawanganyije na Rutsiro. Mwarabu umufana wa Rayon Sport ukomeye mu gahinda kenshi nawe ati ndasaba Nyagasani Imana nubwo nabaye mu kafi nkagira guteri ku Nyagasani Imana unyumva aperi zatsinde bike. Iyo Sport mbonye hano mu kibuga wallahi babirayi aperi bike zatsinde simbizi nibike bwa aperi zandasa nubwo aperi abonye sose wari kwano iyo Sport ukuri kwimana warebaga hano nkareba hano Sport ibona igitego nkakibura. Ati urareba Rayon Sport uburyo ikina ukabona imikinire yabo ukashakana igitego cyavuka kibura. Ati nubwo nabonye aperi nayo nta kirimo, nubwo nabonye aperi nta kigenda, ariko rwose ndasanga Imana mvuga nti izadutsinde bikeya. Abo n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport. Ahubwo ndibaza nkawe mukunzi wa Rayon Sport, wowe urabona amaherezo ari ayahe? Nitwa Pasigovina, kandi subscribe, like, share ndetse na comment kuri The Quick Times News.